Nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bw'igitabo Animal Farm cyanditswe n'umwanditsi George Orwell cyangwa se Eric Weir. Uyu ni umwanditsi w'umuhanga wanditse ibitabo byinshi bitandukanye bivuga kuri politike ndetse n'amafilime atandukanye yagiye yandika. Ubu gusa muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bw'icyo gitabo Animal Farm. Hari inkuru isa n'iyoroshye ariko ikaba iremereye kurusha uko igaragara. Inkuru ibera ahantu hato mu cyaro kuri famu isanzwe, aho ubuzima bw'inyamaswa bwaranzwe n'umunaniro ukabije, inzara n'akarengane. Iyi ni Animal Farm, inkuru yanditswe na George Orwell ivuga ku butegetsi, ku mbaraga no ku buryo inzozi z'abantu zishobora guhinduka umuyonga. Ku ikubitiro famu yari iy'umuntu witwa Mr John, inyamaswa zimukorera nta kuruhuka, zikamuha byose ariko we akaziha bikeya. Muri iri terabwoba ry'ubuzima bubi havukamo igitekerezo cy'impinduramatwara gitanzwe n'ingurube ishaje yitwa Old Major. Amagambo ye ntiyari ay'uburakari ahubwo yari ay'ukuri. Yavugaga ko ikibazo atari inyamaswa ahubwo ko ikibazo ari ubutegetsi bw'abantu. Inyamaswa zibaye zigenga zidashobora guhura n'ibibazo n'akarengane zihura nazo. Icyo gitekerezo cyabaye imbuto z'icyizere, gituma inyamaswa zibona ko zishobora kubona impinduka zikabaho zigenga. Impinduramatwara iraba, inyamaswa zihaguruka zirukana John, maze Mina Farm ihinduka Animal Farm. Hashyirwaho amategeko 7 yayoboraga ubuzima bw'inyamaswa agaragaza uko ubuzima bushya bugiye kugenda. Inyamaswa zose zagombaga kuba zingana, nta nyamaswa irenganya indi. Muri icyo gihe hari ibyishimo n'amarangamutima akomeye yo kumva ko amategeko ahindutse, ko ubutegetsi ubu ari ubw'inyamaswa ubwazo. Ariko uko inkuru igenda ikomeza buhoro buhoro, ubuyobozi bwibumbira mu ngurube gusa, zivuga ko zifite ubwenge kurenza izindi nyamaswa. Muri zo hagaragaramo ingurube yitwa Napoleon ndetse n'iyitwa Snowball. Bombi baba bafite ibitekerezo bitandukanye. Snowball ahagarariye impinduka n'iterambere n'ibitekerezo bishya, mu gihe Napoleon we ahagarariye imbaraga n'ubutegetsi bw'igitugu. Amaherezo Snowball arirukanwa, Napoleon asigarana ubutegetsi wenyine. Aha niho inkuru itangira kwerekana ko impinduramatwara itangiye guta icyerekezo cyayo. Abakinnyi b'ingenzi bagaragara muri iyi nkuru batuma ubutumwa bubasha gutambuka, bagira uruhare mu kugaragaza ubutumwa. Harimo Napoleon, ahindura ishusho y'umuyobozi w'igitugu ukoresha iterabwoba n'ikinyoma kugira ngo agundire ubutegetsi. Box ni ifarashi ikora cyane, ihagarariye abaturage basanzwe ari abanyamwete ndetse ari n'inyangamugayo. Iyi farashi Box kandi imenyerewe kuri slogan ivuga iti nzakora cyane. Ikunda gukoresha iryo jambo igaragaza ko izatanga imbaraga zayo mu kubaka famu. Benjamin ni indogobe icecetse ihagarariye ababona ukuri ariko bagahitamo kwicecekera. Aba bakinnyi bose bafasha kwerekana uko sosiyete ikora iyo ubuyobozi bubi bwagundiriye ubutegetsi. Setting y'iyi nkuru ni muri Animal Farm. Ubwayo aha ni ahantu honyine hatavugwa igihugu na kimwe cyangwa umwihariko w'ahantu runaka. Ibi bitwereka inkuru iba ko ari rusange. Iyi nkuru iba ari rusange, igasobanura ibihugu byinshi ibi bihe bitandukanye. Nubwo inkuru ishingiye ku mateka y'impinduramatwara yo mu Burusiya, ubutumwa bwayo burenga aho hantu bukagera ku isi yose. Tugaruke ku buryo inkuru ibaze cyangwa icyo bita point of view. Iyi nkuru ni y'umuntu wa gatatu cyangwa third person point of view, aho umwanditsi ativanga mu nkuru ku buryo bweruye. Ibi bituma umusomyi cyangwa ureba inkuru yibonera ubwe uko ibintu bigenda bihinduka, akiyumvira uko kuri kugenda kugorekwa n'ubutegetsi. Style George Orwell yakoresheje irihariye, yakoresheje allegory ndetse na satire. Akoresha inyamaswa asobanura abantu, akandika mu rurimi rworoshye ariko rufite uburemere bukomeye. Inkuru isa n'iy'abana ariko mu by'ukuri igenewe abantu bakuru kandi bafite ubushobozi bwo gusesengura no gutekereza ku mateka y'imiyoborere. Hari ubutumwa bw'ingenzi bwagiye butambuka muri Animal Farm. Harimo themes zitandukanye. Themes za Animal Farm zirimo igitugu, ruswa n'ubuyobozi, aho ubuyobozi bukoresha ikinyoma no kugenzura abaturage. EDCM ni ukunanirwa kw'impinduramatwara. Iyi mpinduramatwara itarindanywe ukuri n'ubutabera,
ahangaha irananirwa. Inkuru igaragaza ko imbaraga zitagira uzigenzura zisenya inzozi z'abantu kandi ko guceceka kw'abaturage ari bwo buryo bworoshye bwo gutuma igitugu gikura. Ku iherezo ry'inkuru igaragaza ishusho ibabaza. Inyamaswa zireba mu idirishya zikabona ingurube zisa n'abantu, zikanywa inzoga, zikina amakarita n'abantu, ntizishobore gutandukanya ingurube ndetse n'abantu. Aha niho Animal Farm iduhera isomo rikomeye, uko impinduramatwara ishobora kurangira abantu basubiye aho bavuye cyangwa se bakarushaho kuba nabi, igihe ubuyobozi bwibagiwe impamvu ndetse n'icyo bwaharaniraga. Iyi si inkuru y'inyamaswa, ahubwo ni inkuru y'abantu batuye mu isi ya none ndetse n'ubutegetsi bw'ibihugu bitandukanye byo kuri kiriya gihe George Orwell yavugaga. Ndagushimiye kuba udukurikiye, nibiza gukunda uze gukanda subscribe kuri Nkunda Show. Ni mu kiganiro mwateguriwe na Nkundiye Eric.